nagambiriye bibi ariko Imana ntago yari kuzabihara bino bintu byari byinshi cyane. Ariko mu minsi mike yangiye kwishingira, mama yarahannye, musaza wanjye arahana, imiryango irahana, narindi mutoya naranga muntu nagafata nayifashe nyuma naranabyaye. Mu kwishingira ngiye nkigera kwa nyakwigendera, mukobwa muzima bankubitanye n'ubwandu. Ese nandura ubwandu bwa sida, mpita ntwarinda byose, ninda ya mbere hitivamo, mbese mpura n'ibintu umunezero nari niteguye umeze nko kwa mukuru wanjye mba ndawubuze. Rero pastor nibirebire, Imana yankijije uburwayi kandi mbona ko inkijije zona yari inyishe, mbona napfuye. Ibyo byose byari ibyuririzi bya sida. Nagiye mbona ibintu byinshi imbere yanjye ariko mbona Imana irahankuye. Hari ibintu yagiye intambutsamo ngenda mbibona. Nje kubabwira ngo hejuru y'ibibakandamije n'ibibateye ubwoba hari imbaraga zishobora byose, hari imbaraga z'Imana iteye ubwoba. Nagira ngo dufate ingamba nk'izuyu mugabo Zakayo yafashe, dukurikira umwami wacu ntacyo yananiwe. Imana yambabariye bigeze kure, narishingiye ndababara, ndishingira ndakubitwa, ubwo burwayi mbumaranye igihe mu myaka 17 kugeza iyi saha mfite 34, ariko Yesu aracyandindiyemo. Pastor hari benshi bapfuye batonyotse, hari benshi bapfuye uruhu rutonyoka rugenda rushishuka, ariko namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza no gufata ingamba nk'izo Zakayo yafashe. Umwazo namubwira gukomera. Akenshi pastor buriya iyo umuntu afite ubwandu muri we akumva ko byarangiye, birarangira. Agakoko katugendamo cyangwa katwirukamo kadutera uburwayi. Iyo akenshi ugiye mu bwihebe, iyo ugiye mu bwihebe nako gasa nkaho kaguci, navuga ngo kabone n'urubuga gakiniramo, karushaho kugukamura cyane, ukarushaho aribwo ubona abantu bagenda bananuka iki n'ibiki. Ntago ari ukurya neza pastor, ubu buzima nanduye ubu bwandu ntabyo kurya neza. Ndareba Zakayo ukuntu yafashe ingamba ngo ariko ageze aho Yesu ari, ngo asanga abantu bamukikije ngo nibarebare, ngo aravuga ngo kuko nafashe ingamba, nge nafashe ingamba, ndumva nshaka kureba Yesu Kristo, ndumva mfite ingamba. Hari ibyo namwumvisheho bivuga ngo hari ibyo yari yamwumvisheho pastor, ariko kuko yasanze abantu bamuzengurutse ari barebare kandi yari yamaze gufata ingamba, ngo yigira hirya ho gatoya. Haleluya! Ngo yigira hirya ho gato, ngo afata ingamba zo kurira igiti ngo kugira ngo arebe Yesu. Ariko ngo Yesu ahageze ngo amenya neza yuko hari uwafashe ingamba. Amina. Ngo amenya neza yuko hari umuntu wafashe ingamba. Bakunzi ba Izabisoza TV, turabasuje kandi muri inshuti nziza, muri inshuti z'akadasohoka. Tubashimiye ko mudukurikira umunsi ku munsi, tubashimiye comment mukora mutugira inama zo kugira ngo uyu murimo w'Imana twatangiye utera imbere. Dusuhuje abantu bari mu ntara y'Iburengerazuba, bari mu ntara y'Iburasirazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, iyo ntara ya 5, ndetse tutibagiwe n'intara ya 6 y'aba diaspora. Mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu kuri Izabisoza TV. Twabazaniye umutumirwa, umuma muri hano imbere ukeye ufite ibyishimo. Reka tumubahe abanze abibwire, hanyuma babwire amazina ye, turaza gukomeza. Ndabizi ko tumugiriraho umugisha kuko ari umunyamugisha. Karibu. Nitwa Mukansanga Berize, umubyeyi w'abana 6. Ndashima Imana ko ikindinze kandi ndabizi neza ko iri kumwe natwe. Urakoze cyane Berize. Mukanya uratubwira Berize ninde, Berize ni muntu ki, hanyuma araza kutubwira naho atuye, naho yavukiye. Mbega uraza kutwibwira uyu munsi turamenyana, urongera utwibwire. Turabizi neza ko Imana yagushyize ibintu by'ubutunzi bukomeye. Twakumenyeho ko uri umuririmbyi, umuhanzi. Indirimbo wahimbye bwa mbere uraza kwitubwira, uraza kuturirimba agace kamwe k'indirimbo wahimbye bwa mbere. Ariko mbere ya byose reka tubanze twumve tangiza isengesho kugira ngo tuze gukomeza ariko twanabiragije Imana. Imana data wa twese, Imana murengezi, Imana ishobora byose,
Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri umurengezi mwiza kandi uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Tugushimiye databuja wera igitumye tugera hano kuri iki kiganiro. Tugushimiye ko waturinze ukatubeshaho, ukaba waratwongereye iminsi yo kurama. Hari impamvu itumye ibi byose biba, hari impamvu itumye tugera hano, ni mu mugambi wawe. Uri Imana yavuze, ntabwo ujya uvuga ubujajwa, ahubwo uri Imana ivuga igasohoza. Rero databuja waturinze, wakoze, ariko dusengeye n'abateze amatwi iki kiganiro, unyemerere kibabera inkomezi, cyangwa bagiye kumva ubuhamya bubabera inkomezi, bubakomeze murengezi wacu, kuko uri Imana ishobora byose, kandi bubakomeze imitima databuja, bugira aho bubageza. Ndabasengeye data kugira ngo ukomeze ubarinde kandi ubakomeze. Urakarama kuri Imana iri kumwe natwe muri iki kiganiro, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Muri byinshi tugutezemo bizafasha abera badukurikiye kuri kamera za Izabisoza. Navuze aho mera kuririmba, ndabizi uririmba neza, indirimbo zanyu zaranyubatse. Hari indirimbo yitwa Turabana b'Imana, hari yitwa Sani Barati. Sani Barati wandirimbe akandi gatero kamwe di Nehemiya cyangwa Turabana. Nehemiya yumvise inkuru y'incamugongo y'uko i Yerusalemu habaye amatongo, maze arahaguruka saba imbaraga zo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu. Sani Barati na Tobiya ndetse na Geshemu, abo ntibakubuze gukora umurimo, kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga, kuko yaduhamagaye ibarusha imbaraga. Bane go mugisha. Kuki nta byuma byaje koko, ariko nabyo bizaza, ndabizi ko tuzazumva cyane. Nibwira ko hari zo mwatangiye gusohora. Twarazitangiye, zigeze mu ndirimbo enye, enye zose zamaze gusohoka. Tuzazishyira kuri Izabisoza. Imana ishimwe rwose, ndabyemeye pastor, ndabyemeye cyane. Uri umubyeyi mwiza kandi ndabizi ko uzabimfashamo, n'Imana ikabimfashamo. Murakoze cyane. Nibwira ko mu gihe gito izi ndirimbo enye zimaze gusohoka tuzazishyira kuri Izabisoza, kandi bizagenda neza. Tubahaye ikaze muri izo ndirimbo. Uyu munsi nifuje ko mwaduha ubuhamya. Turifuza kumenya Berize ni muntu ki? Berize mu rusengero yahimbaza Imana, ahimbaza Imana yivuye inyuma. Berize akunda Imana, ariko se Berize kubera iki? Bibiri iravuga ngo ubababariwe cyane akunda cyane. Aho ntiyaba ariyo mpamvu ituma ushyiramo agatege? Reka tumwakire mu buhamya tudatinze. Karibu. Pastor, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kuririmba cyangwa kubyina cyane wambonyeho, naho Imana yankuye. Njya mbivuga cyane nkavuga ngo nzayibyinira, kuko njya byibuka ko yigeze insanga muri Agence muri koma napfuye. Arapfuye ndwara igihande kimwe cya paralize. Icyo gihe zona ifata mu ruhande rumwe rw'umusaya, ariko napfuye ndibuka umunsi umwe Imana iransanga irambwira ngo Berize kanguka, ntabwo igihe cyo gupfa cyari cyagera. Muri iyo minsi kimbwira ngo ninkanguke, ntabwo igihe cyo gupfa cyari cyagera. Ntekereza ko uwo munsi nari napfuye, ababyeyi bategereje ko byarangira ngo bajye kunshyingura. Ndabyibuka ko numvise ijwi rimbwira ngo Berize kanguka ubeho, warambyiniye ndanezerwa. Iryo jambo kuva Imana yarimbwira byarushijeho kurushaho kuyibyinira. Ndagutangariza ko nubwo ubona ibi biro mfite, ntabwo ari byo nari mfite. Nari mfite ibiro hafi 48, ariko Imana irambwira ngo nzaguteraho inyama, nzakubyibushya. Iryo jambo yigeze irimbwira, ngiye nari ntaremera n'ubuhanuzi, ariko nabwemeye ari uko mbonye iby'Imana igenda ikora. Biranezeza cyane, kuko Imana yarambwiye ngo kubera kumbyinira bitumye nguha kubaho, ndetse nzaguha n'abakwe n'abakazana. Ngiye mfite abakobwa 3 pastor, mfite n'abahungu 3. Imana yangiriye neza. Urumva rero ubuhamya ni burebure, reka mbuvuge kuko mbufite, ariko
mu by'ukuri ndanezerewe cyane kuba nje kugira abantu nganiriza ku buhamya bwanjye. Imana yarambwiye ngo uzabivuge numara kubaho uzagenda umbwirira abantu banjye ko ubukire bwa mbere ari ubuzima. Natangiye mu myaka hafi 17 nibwo nagiye kwishingira, ariko nishingira mfite ikibazo cy'uko iwacu bambyaye mu bana 8 ngaragara nk'ikinyendaru, kuko kera niko batwitaga. Ariko ndashimira Imana ishobora byose ko nakitwa ikinyendaru. Imana ishimwe, mu mahanga yose nguyubaha agakora ibyo gukiranuka wiramwemera. Jambo ry'Imana hano muri Luka ibice 19 ku murongo waho wa mbere niko hasoma. Ahari pastor wamfasha kuhasoma, ni Luka ibice 19 ku murongo waho wa mbere, niho uhera udusomera. Biraba byiza cyane no hansomera, haramfasha cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 19 umurongo wa mbere. Haranditse ngo nuko hejuru aravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Amen. Uyu mugabo Zakayo ndamukunda cyane, ndumva nanjye nigeze mfata umunsi umwe ndavuga ngo mfashe ingamba zo gukurikira Yesu. Uyu Zakayo ntago nzi aho yari yicaye kugira ngo afate ingamba zo kugira ngo arebe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amurebe mu maso kwasa, ariko ngo afate ingamba zo kujya aho Yesu ari. Afata ingamba. Pastor, ndumva nshaka kubwira abantu bose, ari abadamu, ari abagabo, ari abana, ari abakobwa, ari abasore, ko bafata ingamba zo kugira ngo barebe Yesu Kristo, bamutunge nk'umwami n'umukiza. Kuko ngewe ureba ubu ngubu hano Imana yankuye kure, mpita mfata ingamba ndavuga ngo ndumva nshaka kureba Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu maso ye, nkamufata nk'umwami n'umukiza mu mutima wanjye, kuko yagize neza. Ndareba Zakayo ukuntu yafashe ingamba, ngo ariko ageze aho Yesu ari, ngo asanga abantu bamukikije ngo nibarebare, ngo aravuga ngo kuko nafashe ingamba, ndumva nshaka kureba Yesu Kristo, ndumva mfite ingamba. Hari ibyo namwumvisheho bivuga ngo hari ibyo yari yamwumvisheho pastor, ariko kuko yasanze abantu bamuzengurutse ari barebare kandi yari yamaze gufata ingamba, ngo yigira hirya ho gatoya. Haleluya! Ngo yigira hirya ho gato, ngo afata ingamba zo kurira igiti, ngo kugira ngo arebe Yesu. Ariko ngo Yesu ahageze, ngo amenya neza yuko hari uwafashe ingamba. Amina. Ngo amenya neza yuko hari umuntu wafashe ingamba. Arangije ngo arararama, ngo abwira Zakayo ngo ururuka kuko uyu munsi. Haleluya! Haleluya! Ngo yafashe ingamba, maze ngo Zakayo ngo arururuka, ngo amaze arangije, ngo abamukikije baramubwira ngo se ararara ku munyabyaha. Ngo ariko kuko Zakayo yari yafashe ingamba, ngo aravuga ngo Yesu ibyo nambuye byose ngo ndakubikuba inshuro 7. Icyama abantu barimo barankurikirana bagafata ingamba zo gufata Yesu nk'umwami n'umukiza. Nuko nafashe ingamba nanjye rero pastor, nafashe ingamba, kandi uyu mwami njya gufata ingamba zo kumukurikira. Nge yankuye kuri, yankuye ku biro 38 byari bikomeye. Nagiye kwishingira mfite imyaka 17, ngira ngo ntoroke imirimo yo mu rugo, ngira ngo ncike. Icyo genda byibuka mukuru wanjye yagiye kwishingira, njya kumutinyisha, ariko uko batamikana umugati, uko mbibona batamikana umugati, nkavuga nti ndabona biriya bintu biryo, bitewe n'ubuzima mu rugo nari ndimo n'akababaro nari mfite, ndeba uburyo tubayeho mama dufite turi abana benshi, kandi ngewe ndi uwo hanze, ntekeza ko nta n'umugabane nzabona. Byari bikomeye kuri ngewe, ku buzima bwanjye nabonaga bikomeye gusubira mu rugo. Ariko najya kubakomangira ngo igikoma cyahiye, nkumva barimo barakina. Nanjye nkavuga nti bino bintu ubwo bakina, nanjye ngiye gushaka uburyo nzagenda kugira ngo nibura ngiye nkina n'umugabo gutya. Ngira iryo shyaka bakamwa ngo jyana amazi muri dushe, nkayajyana muri dushe, nkumva barimo baraterana amazi ngo shishishishi.
nkabitegera amatwi nkavuga ngo bya bintu koko birarya, nanjye mfatira ingamba ukumva ngiye kwishingira. Nafashe ingamba ndavuga nti icyo niyemeje ni ukujya kwishingira, kuko ndabona ibyo kwa mukuru wanjye ari byiza kandi biryoshye. Ahari nanjye ngiye gushaka hari amahoro nabona, hari umutekano, nanjye ukugutamika umugati natamikwa. Ariko ndashimira Imana ko mukuru wanjye acyubatse. Nukuri ntabwo nzi ishyari namugirira iryo ari ryo, ariko numvaga ko nanjye nshaka kujya gushaka kugira ngo ndebe uburyo twiyuhagirana n'umugabo, ndebe uburyo twakina batamikana. Hari igihe batamikanaga umugati n'icyayi nkabirebera munsi y'igikombe, ariko nkava nti bino bintu nanjye nzabikora, icyo mfa nuko nzabigeraho. Numvaga pastor ari byiza, ari ibintu numva kubaka hari ari paradizo. Nari ntarahura na wa mukecuru ngo ambwire ngo ntizubakwa kimwe, kandi koko ntizubakwa kimwe, ingo ntizimera kimwe mu babana 10, ariko ugasanga ziratandukanye, hari uruguhira n'ibiki. Nuko byangendekeye nanjye, ariko ngeze iwacu, nsubiye iwacu maze gutinyisha mukuru wanjye. Ndabyibuka ngeze iwacu hari uwaje navuga ngo yikoreye umuruho wa nyirasenge n'uwa nyirakuru, ahita azambaza urukundo. Mu myaka 17 pastor numvaga ko ngiye gushaka nta kiri bugitambike, numva ko wa munezero wa mukuru wanjye mu rugo rwe nanjye ngomba kuwugira mu rwanjye, byanga bikuna nzatamikana, nzogana, tugakina numvaga ngiye gukirana n'umugabo ari paradizo, mbese ari ijuru ritoye. Ariko nari ndi mu mugambi w'Imana seriye, kuko nakunze gukorera Imana, nkakunda kuririmba. Nabaga mu muhamagaro wo kuririmba muri Korodo Dimanche ADPR hano Kinyinya. Nabaga muri korari ya Burakeye, nakundaga gusenga nibature. Ariko Imana iranyumvira vati ntago bino bintu nzabihara, ntago nzabihara nubwo nagambiriye bibi, ariko Imana ntago yari kuzabihara bino bintu, byari byinshi cyane. Ariko mu minsi mike yangiye kwishingira, mama yarahannye, musaza wanjye arahana, imiryango irahana, nari ndi mutoya, naranga muntu nagafata nayifashe nyuma, naranabyaye. Mu kwishingira ngiye nkigera kwa nyakwigendera, mukobwa muzima bankubitanye n'ubwandu. Ahise nandura ubwandu bwa sida, mpita ntwarinda byose, n'inda ya mbere hitivamo. Mbese mpura n'ibintu, umunezero nari niteguye umeze nko kwa mukuru wanjye mba ndawubuze. Ntago zubakwa kimwe pastor, mba nkubitanye n'ubwo burwayi. Guhera mu myaka 17 nanduye sida. Sicyo gikangisho nkangisha, kuko hari n'uburwayi bunarenze, hari kanseri, hakaba diabete, hari uburwayi nagiye mbona muri koma muri agence, napfuye mbona burakomeye, mbona bamwe barapfuye nge ndasigaye, ntacyo nari natanze, ahubwo no kubera ubushake bw'Imana. Ariko Imana ntiyampara, irankurikirana, ibyo byose mpura nabyo, irankurikirana, mbona ko ariyo yankurikiranye koko. Mu kwandura sida, mu myaka gutkuramo inda, ibyo byose mbona ko navuga ngo ni nk'umunyafu, kuko nari nacitse ubushake bw'Imana. Umenye ko wanduye yashize nk'igihe kingana iki? Nabimenye ngiye kwipimisha. Ntago nari kubibwira ababyeyi kuko bari bambujije, ntago nari kubibwira abavandimwe kuko bari bambujije. Ariko haje gucamo ikintu cyo kugira ngo nandure nceceke, ngenda mpura n'ibyuririzi kugeza aho umutware yanjye yapfuye. Nshatse kubabwira abantu bose ko burya icyo umuntu atinye nicyo kimwica. Washaka ntiyajya atinya ikirimo kiramukanga. No muri urugendo tugenda rwo kubaha Imana, ndumva nta wajya atinywa n'ikintu ngo ikintu kiza kimuhabure, kimukange, kimukure mu mwanya, kubera ko umutware ntago sida ariyo yamwishe. Yagwiriwe n'inzu mu bagabo 7 nzaba ari imugwira, ntiyago ariyo yamwishe, kandi yansize ubwo bwandu mufite n'ababana mbafite. Nshimira Imana yongeye kungirira icyizere, impamahirwe yo kubaka urundi rugo, ndabyara. Ikintu gitumye numva ndimo ndashima n'Imana pastor, abana 6 bose bavuka nta bwandu bafite, ni bazima. Imana ihabwe icyubahiro, yo mbivuze ibyo birandenga. Icyo gihano kiza narakibayemo, ndiyakira birakomera, ariko nkajya nywa ibinini. Mu kunywa ibinini ndahana n'abantu bajya bareka ibinini, hari abo tujya duhurira kwa muganga nkabona barankwepa kwebye, bibarishije ibindi bintu, ariko turindira igihe cy'Imana, suko yabinaniwe kunkiza izankiza, yaranabimbwiye. Ndanabyicaranye kandi pastor urabona ko nsa neza, urabona ntago wapfa kumvura mburamo sida.
aho mbivugiye ni naho nzagaruka kubivugira ko nakize. Imana yacu iri ku ngoma, kuko nabonye benshi bakira ubu burwayi. Nagira ngo ngutangarize ko ubu burwayi si bwo bwa mbere. Hari abarwaye diabete, hari abarwaye kanseri, ariko iyo wizeye, nagira ngo ngutangarize ngo ibyo bigutsikamiye, ibyo biri hejuru bigaragaza ko bigutsikamiye, nagira ngo ngutangarize ngo hejuru yabyo hari imbaraga zishobora byose. Pastor, hari imbaraga zishobora byose. Niyo mpamvu iyi minsi maze yose ngikomeye, kandi nshima Imana ko mfite abakobwa 3 n'abahungu 3 bazima bose bakina. Nshimye Imana yanyubakiye kandi ikaba inkomeje. Urabona ko nsa neza Pastor, ndasa neza mu bigaragara. Ahigejeje ikora mbaye nyishimiye. Nigeze mpima 38, none ngeze kuri 77. Nkunda kubwira abantu ngo ninjye ufite taye nziza, ntiyemeye ntawe uzanyemera. Rero Pastor, nukuri utiyemeye ntawe wakwemera. Akenshi iyo ubwiye ikintu ko kigutsikamiye kiragutsikamira kandi kikakwica. Ndashimira Imana kubw'uyu mugabo Zakayo wafashe ingamba zo gukurikira Yesu. Aho Mariya gufata ingamba zo gukurikira umwami Yesu, yangiriye neza. Arambwira ati nzagusiga uruhu rwiza. Urabona ko ntago wapfa kunshishamo amaso. Nambaye neza Pastor. Nigeze nambara nabi, nambara igitenge kimwe gicika hano munsi inyuma, nkajya nkifura ninjoro. Ariko Imana igeze iva ngo nzakwambika, nzagira n'ibyo byose igiye bikora. Ahigejeje ikora mbaye nyishimiye. Rero Pastor, nibirebire Imana yankijije uburwayi, kandi mbona ko inkijije zona yari inyishe, mbona napfuye. Ibyo byose byari ibyuririzi bya sida. Nagiye mbona ibintu byinshi imbere yanjye, ariko mbona Imana irahankuye. Hari ibintu yagiye intambutsamo ngenda mbibona. Nje kubabwira ngo hejuru y'ibibakandamije n'ibibateye ubwoba hari imbaraga zishobora byose. Hari imbaraga z'Imana iteye ubwoba. Nagira ngo dufate ingamba nk'iz'uyu mugabo Zakayo yafashe, dukurikira umwami wacu, ntacyo yananiwe. Imana yambabariye bigeze kure. Narishingiye ndababara, ndishingira ndakubitwa. Ubwo burwayi mbumaranye igihe mu myaka 17 kugeza iyi saha mfite 34. Ariko Yesu aracyandindiyemo. Pastor, hari benshi bapfuye batonyotse, hari benshi bapfuye uruhu rutonyoka rugenda rushishuka. Ariko namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, no gufata ingamba nk'izo Zakayo yafashe. Umwami wanjye arambwira ngo nzakurinda usibe no kukurinda, nzagukiza. Ngiye muri nge niyumvishemo ko ngomba guhumuriza abantu, nkabwira abarwaye bagakomera, bakaza tukanywa ikinini, tukarindira imbaraga z'Imana, tukarindira isaha y'Imana. Kuko igihe cy'Imana iyo kigeze Imana irakora Pastor. N'igihe itari yakora igushyira nk'antibari, igushyiraho uburinzi, igushyiraho ubudahangarwa. Imana yacu irakora. Imana yacu iteye ubwo. Iyo ndimo ndabivuga mpita nkuru ukuntu Imana yambwiye ngo nzakurerera abana. Iyi saha abana bavukiye mu bwandu bwa sida ni abana nzakuzana Pastor, nabo mukabareba. Ni abana beza, n'abakobwa 3 beza, n'abahungu 3 beza bavukiye mu ubu bwandu. Nagira ngo mbabwire ngo Imana irashoboye. Imana yacu irakora. Imana yacu iteye ubwoba. Imana yacu irarinda ibibatsikame. Nimubibwire ko hejuru yabyo hari imbaraga zishobora byose. Imana iteye ubwoba. Niko guhimba ino ndirimbo ngo Sanibalati na Tobiya na Geshemu ntibakubuze gukora umurimo. Ibigutsikamiye ibikurimo ntibikubuze gukorera Imana, ntibikubuze kuba Imana, kuko Imana yacu iteye ubwoba. Niyo mpamvu rero ndimo ndabwira abantu ngo baze dufate ingamba zo gukurikira umwami wacu, kuko Imana yacu iteye ubwoba. Ese niba koko mu by'ukuri sida itaranyica guhera mu myaka 17 kugeza 34, ndetse ndacyakomeje Pastor, urabona ko ntacyo mbaye. Ngiye mfite amakuru yo kubaho. Nimpfa nzapfa igihe cyageze nk'uko Imana yanditse dosiye. Ariko namaze kubona ko nta upfa mbere yo gupfa. Cy'Imana yanditse yacyanditse ku muntu. Maze kubona ko sida tankanga, na kanseri ni yankanga, na diabete ni yankanga. Ahubwo niba ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe, ibyo byose ajya abasha kubitsikamira, agatsikamira ibyo abantu bagutongere ko ari byo bizakwica. Nigeze nezwa amaso abantu barabona ko mpfuye, ndagenda numa naninda neza ndapfa, abantu baravata ararangiye noneho. Ariko Imana irambwira ngo akira kubaho. Mbonye ko Imana yacu igivuga kandi igakurikirana ijambo ryayo. Imana yacu igisohoza. Abantu iyo bayishingikirijeho ntago igi bakoze isoni. Natwe ba Berize twanduye tunywa ikinini ngo kingana n'igishyimbo, kiruta igishyimbo.
utaranywa neverapine na bagitirimu agira ngo ni ibintu byoroshye. Buri mugoroba, buri saa 3 cyangwa saa 2. Ariko nje kugutangariza ntago nzi uburwayi ubwo ari bwo, sinzi ikibazo umuntu ndimo ndabwira unkurikirana wese afite, ariko nje kukubwira ngo hari imbaraga zitsikamira ibyo byose, zijya zibasha gutsikamira uburwayi, erega birashoboka ko naba ndwaye sida koko, kandi koko niko kuri, ndindiriye ubushake bw'Imana ko hari ikintu buzakora. Ariko hari sida urwaye nawe unkurikirana, virusi ufite mu buzima bwawe, virusi y'ubushomeri, virusi y'ubukene, virusi yo gushaka nawe ukabura keya, nayo ni virusi buriya. Nagira ngo ngutangarize rero, hejuru y'ibyo byose hari imbaraga zishobora byose. Pastor, hari imbaraga zishobora byose. Imana yacu iteye ubwoba n'ikaruhura. Ndabifuriza rero kugira ngo muze dufate ingamba zo gukurikira umwami wacu, kuko we ntajya akoze ateye ubwoba. Umwami wacu araruhura, umwami wacu ni umunyamahoro. Pastor, nukuri nawe ndakwifuriza kugira ngo dukurikire uyu mwami tudasubira inyuma. No gufata ingamba Pastor. No gufata ingamba, kuko uwafashe ingamba ntago ajya akorwa n'isoni. Narayibonye Imana yacu imbabarira, kwa nyakwigendera yamaze gupfa, ibintu birakomera, ibinini reka bimerera nabi, ariko Imana irambwa ngo nguhaye kubaho. Imana igitanga kuba, Imana igikomeza kongera abasirikare mu muntu. Ndashimira Imana ko ubu nta kizungera mbere nkibinywa, najyaga mpura n'ikizungera nkajya mbona ibintu birasimbuka, ariko nshimye Imana ko yandinze ubu nta kinini kijya kipfa kunshobora. Ndabinywa nkasenga, Uwiteka kandinda. Ndashimira Imana yandindiye muri ibyo byose. Ndashimira Imana indindiye abana 6. Ndashimira Imana yampaye kuba umukozi wayo ngo nyamamaze nyivuge. Rero nagira ngo nkubwire ngo hejuru y'ibigutsikamiye ntazi uko bimeze, ntago nzi ibyo urwana nabyo bimeze nka virusi itera sida, birakuzengereza bitumye utaryama. Ngenda ndaryama nkizigura. Yo maze kunywa neverapine na bagitirimu ndaryama nkizigura, kuko nzi ko Yesu yavuze. Ariko sinzi ibyo urwana nabyo bikubuje gusinzira, nibyo nabyo ni virusi itera sida. Nagira ngo nkubwire ngo komerere ku mwami, kuko Imana irahambaye. Pastor, ikindi kimbaza se? Ibyo kukubaza ni byinshi, amatsiko ni menshi, ariko turacyari kumwe. Nshimiye ingamba wafashe, kandi tubwire n'abadukurikiye gufata ingamba ni ibya mbere, kuko mu bintu 7 bituma umuntu adapfa, cya mbere ni ugukorera Imana. Uzi ko ejo bundi Hezekiya Imana yamutumye iramubwira ngo urapfuye, gabe byawe warankoreye bitagenda mu kavuyo. Nuko arangije ahita areba ivure, arayibwira ati Imana, ati nubwo unyishe wishe umuntu w'umugabo. Ati umenye ibyo nendaga gukora. Imana itigarura umuhanuza ako kanya, iramubwira ngo nkongereye 15 mu bintu bya mbere bituma umuntu adapfa. No gukorera Imana birimo. Komeza ufate ingamba. Reka dusenge, tugiye gusenga, tuzakomeza mu cyiciro cya 2. Watuzaniye n'abana beza, nako tuzabasanga, tuzaza kubareba, hanyuma tubifurije kuzagira ubukwe bwiza, bakagira urugo rwiza, bakazabyara abakobwa n'abahungu. Ikindi kandi mbere yo kugira ngo usenge, turagira ngo mugire inama abantu bahuye n'ibyago bitandukanye, umuntu wabayeho ari ikinyendaro, igikomere gikomeye, umuntu wahuye n'ibyago agahura n'ubwandu, agahita abona ko isi ishize, agahita abona ko ubuzima burangiye. Abo bantu 2 wabagira nama ki? Ariko ugire n'inama n'abantu batarahura n'icyo kibazo. Urakoze Pastor, urakoze. Imana iguhe umugisha. Ngewe umuntu ufite ikibazo namubwira gukomera. Akenshi Pastor, buriya iyo umuntu afite ubwandu muri we akumva ko byarangiye, birarangira. Agakoko katugendamo cyangwa katwirukamo kadutera uburwayi. Iyo akenshi ugiye mu bwihebe, nako gasa nkaho kaguci, navuga ngo kabona n'urubuga gakiniramo, karushaho kugukamura cyane, ukarushaho aribwo ubona abantu bagenda bananuka iki n'ibiki. Ntago ari ukurya neza Pastor. Ubuzima nanduye ubwandu nta byo kurya, ndi ku ishuri ry'inzara, kubona ibyo kurarira ari ibintu bikomeye, kubona ibyo kurya saa 6 ari ibintu bikomeye, kubona cya gikoma bavuga ngo abarwayi ba sida ngo nicyo banywa. Nagira ngo mbatangarize ngo uyu muntu
wishingikirije kuwiteka ni ukuri naho umuntu atabona igikoma ntabona ibyo kurya Yesu aramurinda. Nje kubatangariza abafite ikibazo cy'ubuganda bameze nka Berize cyane ko ngewe ntago buretse ubu ndimo ndabitangamo ubuhamya nizeye ko nzakira. Ntago njya nibara mu barwayi pastor, ntago njya mbibaramo banza ariyo mpamvu agakoko katansikamira cyane ntacyuriza imperuka mu mazu umwaka ntarwara. Nge mbwira agakoko ko nta burwayi mfite nk'ikinini numva nta burwayi nko kunywa rusange cyane ko bino binini bigira umumaro, hari uburwayi bikumira. Nge njya nkunda kubwira ngo abarwayi mwitinya kunywa, hari abantu banze kunywa imiti bihebye, ngwino ku murongo tunywa ibinini Yesu ku gihe cye azadukiza, ariko uvangemo no kwizera ko umwami wacu azagukiza. Kandi Saduraka na Meshaki uko bavuze bagiye kubata mwitanura pastor baravuye ngo yadukiza cyangwa ntidukize. Haleluya. Nago twapfukamira ikigirwamana. Rero cyama natwe abanduye abafite ikibazo bakaza tugafata ingamba nk'izo Zakayo yafashe, tugakurikira umwami wacu, tukanywa ikinini kandi tukarindira gukora kw'Imana. Kuko twagiye tubona abantu baparika kunywa ibinini bakagenda bababwira ngo nibabireke, bakabireka ariko bagahura n'uburwayi bukomeye. Rero mu gihe ugitegereje Imana, ngendagira umuntu ugifite ubwandu cyangwa ukibabaye ambabarira ze dukorera Imana kuko byose Imana irabishoboye. Abatarwaye rero batararwara, ufite ikindi kibazo cya virusi kikurimo, ufite ikibazo cy'ubushomeri, ufite ikibazo cy'inzara, ufite ikibazo cy'uko wubatse urugo ntiwabona keya, nabyo ni ibibazo n'utundi no gucibwa mu miryango n'utubazo ariko hejuru yabyo hari imbaraga zishobora byose. Nicyo nakubwira, wafata ingamba nk'izo Zakayo yafashe ukaza tugakurikira umwami wacu, nukuri ashoboye byose. Reka mbere yuko asenga abanze aduhe nimero ya telefone, hari abantu bazakenera kumugisha inama, abandi muzandika muri komenti, ariko kandi uzakenera ko amugira inama amuhe nimero ya telefone narangiza itasenga. Nomero yanjye ni 07 8 72 74 903 ni 07 8 72 74 903 ni Berize. Uwiteka Imana yacu, Imana nkuru, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri umurengezi mwiza, uri igiti cy'inganza marumbu. Harayisiki de bonne sanse egaye. Ndagushimiye ko ushobora byose, ndagushimiye ko uteye ubwoba. Wigeze umbwira ngo nzamamaza ubutumwa bwiza, urambwira ngo nzavuga gukomera, ndetse wanyemereye ko mvuga databuje ubu buhamya. Hari abo buzakomeza, hari abarwaye ariko birana uburwayi buragenda burabananura ndetse bubajyana kure, bubajyana muri koma. Narinje kubahumuriza ngo mbabwire ngo natwe turimo abakozi bawe bagukorera kandi bafite ubwandu kandi biteguye kuzabakiza ukabagirira neza. Reka ukomeze aba bantu bafite ikibazo, ubambika imbaraga kandi ubaye kuza bafata ingamba nk'izo Zakayo yafashe dukorera uyu mwami. Nje gukomeza abafite ibibazo bitandukanye, ubakomeze murengezi wacu, unyemerere databuja wera ibibazo byabo ubisubirize kwiyubahisha kandi ubaye kwizera, bahagarare mu cyo wavuze, usenye ibyabarwanya, uhiga ibyabahiga, kandi ukomeze nanjye unyambika imbaraga. Nsenyera na pastor abashe kugira ngo ngere hano hantu, mwambika imbaraga kandi utindane na umushyigikire, muha amaboko menshi, umurwanirire. Urakarama data ko hari icyo ukoze ku bantu bawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.